Menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo, azasaza atarayivamo. Bana, nimunyegere muze twige ijambo ry'Imana. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 10 umurongo wa 25 kugeza ku wa 37. Umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Intego yacu iragira iti kugira imbabazi. Nuko umwe mu bigisha amategeko ahaguruswa no kumugerageza ati, mwigisha nkore nte kugira ngo ndagwe ubugingo buhoraho? Nawe aramubaza ati, byanditswe bite mu mategeko? Icyo uyasomamo ni iki? Aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ukunde na mugenzi wawe nk'uko wikunda. Yesu aramubwira ati, unsubije neza, nugenza utyo uzagira ubugingo. Ariko uwo ashatse kwigira shyashya abaza Yesu ati, harya mugenzi wanjye ninde? Yesu aramusubiza ati, hariho umuntu wavaga i Yerusalemu amanuka i Yeriko, agwa mu gico cy'abambuzi, baramwambura, baramukubita, barigendera, bamusiga ashigaje hato agapfa. Nuko umutambyi amanuka muri iyo nzira, amubonye arakikira arigendera. N'umulewi ahageze nawe abigenza atyo, amubonye arakikira arigendera. Ariko umusamariya wari mu rugendo nawe amugeraho, amubonye amugirira impuhwe, aramwegera amupfuka inguma, amwomoza amavuta ya elayo na vino, amushyira ku ndogobe ye, amujyana mu icumbi ry'abashyitsi, aramurwaza. Bukeye bwaho yenda idenariyo 2, aziha nyir'icumbi ati, umurwaze, kandi ibyo uzatanga byose birenze ku byo ngusigiye nzabikwishyura ngarutse. Noneho utekereza ute? Muri abo 3 ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi? Aramusubiza ati, ni uwamugiriye imbabazi. Yesu aramubwira ati, genda nawe ugira utyo.